mureba ibi byose ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikimperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Muzumvira iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami, hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe. Bizera yuko turi bugire umugisha mu gusangira ijambo ry'Imana. Uyu munsi turashaka tuvuge ku kintu kiri mu binyamakuru byose byo ku isi kijyanye n'igishitsi cyangwa mu nivugo umutingito wabaye kuwa mbere tariki 6 ku kwezi kwa kabiri 2023 mu gihugu cya Turkiya na Syria, kandi kugeza ubu ubutabazi ukaba buriho burakora mu bushobozi bwabwo kugira ngo burebe yuko hari abashobora kuba barokoka munsi y'ibizu byagiye bigwa kubera uyu mutingito. Benshi bashobora kumva ko ari amakuru gusa asanzwe y'imitingito, kuko si ubwo bwa mbere no muri ibyo bihugu bya Turkiya, Syria haba imitingito. Umutingito cyangwa igishitsi giherutse muri Turkiya ni muri 1999, uvuga ngo 1999 niho habaye igishitsi gikomeye ndetse gihitana abantu benshi. None se uyu mutingito wabaye cyangwa igishitsi, iyi tremblement de terre, earthquake yabaye, tuyifate nk'ini mitingito yose yayibanjirije muri kiriya gice? Aho niho dushaka rero kuganira namwe kugira ngo turebe nimba ari catastrophe, ari ibyago byagwiriye ari ahantu, cyangwa yuko bishobora kuba bifite ibindi bisobanuro. Ntabwo tuvuga ko buri kintu cyose kiba ku isi gifite ibisobanuro mu ijambo ry'Imana. Hari ibintu biri scientifiquement expliqué, hari ibintu biba kubera imiterere y'ibintu, ariko hari n'ibintu biba bikaba bifite icyo bivuga muri Bibiliya. Reka dusome ijambo ry'Imana rijyanye n'ibishitsi cyangwa imitingito, icyo Bibiliya ivugaho. Dufate ahantu hamwe, ariko ndaza kuvuga n'ahandi. Dufate muri Matayo, n'amagambo y'umwami Yesu, dukunda kuyasubiramo. Matayo ibice 24, duhere ku murongo wa mbere tugere ku murongo w'8. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Iyi ni ingoro ya kabiri yubatswe ahahoze ingoro ya Salomo, hanyuma igasenywa n'ubwami bwa Babuloni buyobowe na Nebukadinezari mu kinyejana cya 6 mbere ya Yesu. Hanyuma abayuda batwawe mu bunyage i Babuloni, nyuma y'imyaka 70 baragarutse mu gihugu cyabo, noneho bongera kubaka iyo ngoro igira kabiri, na niyo Yesu yasanze ihagaze. Ikaba yarakozwe neza cyane n'umwami Herode kugira ngo anezeze abayuda, kuwe ntabwo ari umuyuda. Ubuyobozi bwe bari bwashizweho na Kaisari cyangwa Roma, ko niyo yateka isi muri icyo gihe. None uriya Herode ni umuntu muri Edomu. Edomu rero muzi yuko ituruka kuri Esau, abamukomokaho bitwa Abanyedomu. Uriya rero Herode kugira ngo anezeze abayuda, nta kindi yari gukora atari ikintu kijyanye n'ingoro, kuko niyo ku muyuda ukuri uhagaze mu mategeko ya Mose, nicyo kintu kiruta ibindi byose agaciro. Rero yagiye rero gukora ikintu abayuda bashira imbere cyane, ingoro y'Imana yabo. Rero arayikora neza,
arayitunganya, ashyiraho zahabu, mu buryo ngo abantu bari kure cyane ntibabashaga kureba Yerusalemu kubera ko izuba rirashe. Hanyuma imirasire ikajya ku gisenge cy'iyo ngoro, kubera zahabu yari ihari hejuru. Abantu amaso yabo ntabwo yashoboraga kwihanganira kureba kuri iyo ngoro Yerusalemu. Bivuga ko yari ingoro koko yari yakozwe neza. Ntabwo ari Herode wayubatse, we yakoze icyo bita finissage, kuko yubatswe n'abavuye mu bunyage bava i Babuloni. Abambere bayobowe na Zerubabeli akomoka mu nda y'ingoma, kuvuga muri ligne ya David. Hanyuma n'umutambyi mukuru nawe aravugwa, bari kumwe na Zerubabeli ariwe mutambyi mukuru Yosuwa. Hanyuma mu nyuma haje ba Ezira, baje kongera gukangurira abayuda kugaruka ku ijambo ry'Imana, kuko bavuye imyaka 70 mu bunyage. N'Abanehemiya mu nyuma baje kubaka gusana Yerusalemu. Urumva ko ni umurimo wagiye ukorwa n'abantu benshi, ariko abambere bari abantu bagera ku 50 bayobowe na Zerubabeli bavuye i Babuloni ku itegeko rya Kuro umwami w'Ubuperesi. Abo rero babanje kubaka igicaniro, nyuma y'imyaka 2 baguma ku gicaniro, batangiye gushiraho rero imfatizo ziriya ngoro. Abanzi barahaguruka, basanze muri icyo gihugu nyine bari bahafashe, noneho barabarwanya kugira ngo ntibubake iyo ngoro. Ariko mu bihe bitandukanye, mu ntambara nyinshi, bigaragazo byinshi, ariko mu nyuma baje kuyubaka. Hanyuma rero Herode rero niwe ageze ku ngoma, niwe yaje rero gukora finissage. Yesu asanga ari ingoro isa neza. Ubwo rero hano turasoma ngo Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimureba ibi byose? Mu Gifaransa baravuga ngo ce temple de Jérusalem faisait la fierté de tout juif. Ngo iyo ngoro ngo niyo yari ishema ngo y'umuyuda wese icyo gihe. Arababwira ati, nimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikimperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza bita izina ryanjye bati ni jye Kristo, bazayobya benshi. Muzumvira iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe, imitingito. Ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Hano rero ikintu nshaka kubabwira nuko muri ibimenyetso bivugwa hano, urumva ko abigishwa be bamubajije ibibazo bitatu. Bamaze kumwereka ishema ryabo, ariyo ngoro yabo Yerusalemu, ariko ingoro itigeze imwakira nk'umucunguzi wabo Mesiya. Yari ingoro yubatse neza mu buryo amaso areba, ariko Imana ireba imisengere yabo, mu mitima yabo. Ntabwo ubwiza bw'Imana bwari muri iyo ngoro, kubera ko Yesu Kristo yaje nk'ubwiza bw'Imana, ariko ntibigeze bamwakira. Urumva rero yari ingoro inezeza amaso gusa, inyubako inezeza amaso, ariko imbere y'Imana nta gaciro yari gifite, kubera ko Imana ntabwo yari muri yo. Hano rero Yesu rero arababwira amagambo yarabatangaje. Mumenye ko Yesu mu buryo bw'umubiri yaje nk'umuyuda, nubwo mu mwuka yari Imana. Arababwira ati, nimureba ibi byose, ibyo nyine bigize ishema ryanyu nk'abayuda, ndababwira ukuri yuko hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Aya magambo amaze kuyavuga nyuma y'imyaka 40 gusa. Uvuga ngo bamwe b'icyo gihe
yararabivuga bari bahari. Iyo ngoro yaje gusenywa n'Abaroma bayobowe n'umugaba mukuru witwa Titus. Uyo Titus rero niwe ayoboye ingabo, noneho agota Yudaya, agota Yerusalemu. Hanyuma bageze ku ngoro, noneho iyo ngoro irasenywa kubera ko ntabuye ryasigaye igeze ku rindi. Ni ukubera ko mu gihe bayise yabanje gutwikwa. Bamaze gutwikwa rero, zahabu byari birimo zahabu. Noneho muri icyo gihe kubera umuriro ukaze, zahabu zimwe zacengeye mu mabuye. Rero kugira ngo rero bakurikirane zahabu n'akazahabu gato kaba gahari, byari ngombwa ko bagenda bakuraho amabuye kugira ngo barebe zahabu aho yacengeye. Mu isenywa ry'iyo ngoro yabanje gutwikwa, hanyuma mu kuyisenya rero kwari kugira ngo bakurikirane na zahabu yari irimo. Hanyuma mu nyuma n'amabuye amwe yari yubatse iyo ngoro, Abaroma baje kuyafata barayajyana, noneho bayakoresha mu nyubako zabo ndetse n'inyubako z'ibigwamana byabo. Iri jambo rya Yesu Kristo ryarasohoye mu mwaka wa 70, ni ukuvuga ngo imyaka 40 nyuma ya Yesu Kristo amaze kugenda. Mu mwaka wa 70 niho iri jambo ryasojwe n'Abaroma bayowe na Titus. Icyo ni ikintu dukwiye kumenya nk'Abakristo, ko nta mateka. None turi muri 2023, uvuga ngo subira inyuma rero nugera kuri 70, aho niho ibi byabaye. Yicaye ku musozi wa Elayono, mwumvise ko abigishwa baza hari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari. Umva, mbere Yesu ngo arasohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanganira, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Matayo 24:1. Wa kabiri arabwira ati, nimureba ibi byose ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Abaroma barijugunye hasi bashaka zahabu yari itwikira urusengero, bayikoresheje muri finissage yita revêtement d'or, kugira ngo urusengero rugere ishema, rugire ubwiza. Noneho umuriro watwitse ingoro, hanyuma zahabu mu gushonga n'ikira irinjira mu mabuye. Noneho bashakisha rero uburyo iyo zahabu bayikurikirana, bituma amabuye bagenda bayatandukanya kugira ngo bagere kuri zahabu, ariko ntibamenya ko bari barasohoza ijambo Yesu Kristo yavuze. None abigishwa barashaka kumenya neza uko bizagenda n'igihe, kuko kuri bo byari ibintu bidashoboka. Imana yo mu ijuru izemera gute ko ingoro yayo ishenywa? Bumva ko ari ibintu bidashoboka, kuko ku muyuda ukuri Imana yari tuyaho, kandi ngo hariya niho urufatiro rw'ibintu byose bigize ibintu byose. Donc le temple était le centre même du monde. Ingoro yari aricyo kintu isi yose ishingiyeho. Kuba ingoro yavaho ku Bayuda bumvaga yuko byose bizaba byarangiye. Yicaye ku musozi wa Elayono. Uyu musozi wa Elayono nashaka kubwira uri iburasirazuba bwa Jerusalemu ya kera. Kuva ku musozi wa Elayono uza ku ngoro aho yari yubatse, Bibiri tubwira ngo rwari urugendo rw'isabato, kandi urugendo rw'isabato ni kilometero kimwe. Uvuga ngo yari kilometero kimwe. Urumva ko kilometero kimwe kubera ko ari ku gasozi ka Elayono, kisumbuye gato ugereranije na Yerusalemu. Ko Yerusalemu nayo yose ku musozi, hanyuma umusozi wa Elayono ukaba ufite uburebure bwisumbuye gato ugereranije na Yerusalemu. Rero uyicaye ku musozi wa Elayono cyangwa ahagaze ushobora kubona Yerusalemu neza. Noneho ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi ni ikihe? Nibibazo bitatu. Ibyo bizabaho ryari? Nuvuga ngo ibyo amaze kuvuga by'isenywa by'iyo ngoro, ibyo rero twabivuze ko byabaye mu mwaka wa 70. Nuvuga ngo imyaka 40 gusa Yesu amaze kubivuga. Hanyuma ikibazo cya kabiri,
Ibi rero ntabwo tubitegereza, byarabaye mu mwaka wa 70. Mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu Kristo. Imyaka 40 Yesu amaze kubivuga. Ikibazo cya kabiri rero ngo ni ikimenyetso cyo kuza kwawe. Ubu rero twebwe ikidushishikaje ni ikibazo cya kabiri n'icya gatatu, ngo ikimenyetso cyo kuza kwawe. Hanyuma ngo ni ikimenyetso cy'imperuka y'isi. Ibyo bibazo bibiri byo nibyo dutegereje. Ariko uyu munsi turimo rero turebye rero ibyo yaje kuvuga ibimenyetso bizaranga, noneho ko ibyo bibazo bibiri hageze ko bisubizwa, aravuga aya magambo ngo muzumva mbere hazaba abita Kristo benshi. Ibyo ni ibintu byabaye mu mateka. Hari abantu bagiye bita ko ndibo Kristo, ariko tukaba tuzi ko hari umwe wewe azitwa Antikristo wa nyuma, ari we Bibiliya ivuga hano umwana wo kurimbuka. Uwo rero ntabwo araza, ariko abagiye bita Kristo bo nta gihe batigeze baboneka. Nitubageranye na Antikristo, hari umuntu yitwa Antikristo, wewe azaza mbere ko Yesu Kristo agaruka mu buryo bugaragara. Hanyuma ngo muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Uravuga uti nta gihe intambara zitabayeho cyangwa impuha zazo. Nibyo, ariko rero hari ikintu bita context. Nuvuga ngo rero hari igihe runaka isi zinjiramo aho intambara n'impuha z'intambara bizaba biri mu rwego rutandukanye n'ibindi bihe byose by'intambara n'impuha n'intambara z'intambara byabayeho. Uyu munsi rero impuguke, abashakashatsi, abanyabwenge, aba intellectuel, aba philosophe barahamya ko iki gihe turimo ni igihe kidasanzwe, kuko ari uruhurirane rw'ibintu byinshi bitwereka ko iki gihe tutakwiye gufata ibiro biraba muri iki gihe nk'ibintu byose byabaye ikindi gihe. Mbere ko nza kugaruka kubyerekeye cya gishitsi cyangwa wa mutingito werutse kuba hariya muri iki cyumweru hariya muri Turkiya na Syria. Uyu munsi hari intambara z'uburyo bwinshi ku isi yose. Hari n'impuha z'intambara aho izo ntambara zitaratangira. Ibi rero tubishyira muri kontekste y'ibimenyetso by'ibihe Yesu yatanze. Hanyuma akakomeza, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Muri teolojiya, mu rurimi rwakoreshejwe w'ikigiriki, aho bavuga ishyanga rizatera irindi shyanga. Uno munsi iyo tumvise ishyanga tumva yuta mu Gifaransa nation cyangwa nation mu Cyongereza, ariko mu rurimi rwakoreshejwe mu kigiriki ibi bigereranywa n'amoko, les ethnies. Une ethnie se révéla contre une autre. Kubera yuko la notion ya ishyanga, la nation, yoyo ni notion yaje nyuma. Ariko icyo gihe ijambo rikoreshwa ni ubwoko buzatera ubundi bwoko. Uvuga ngo uyu munsi rero hari amahanga. Ayo mahanga rero arimo n'amoko. Uvuga ngo rero hazabamo isubiranamo ry'amoko. Rero iyo rero habaye isubirano ry'amoko agize iryo shanga nyine, murumva ko iryo shanga rizaba rikozweho, kandi noneho tukaba dushobora no kwinjira mu zindi ntambara noneho y'ibyo twita ibihugu. Uyu munsi ibihugu bikarwana, ariko mu gitekerezo cya mbere aha handitswe ngo ishyanga rizatera irindi shyanga, ni ubwoko buzatera ubundi bwoko. Aha turakora icyo bita exegese, gusubira kureba ijambo icyo ryavugaga mbere. Hanyuma n'ubwami buzatera ubundi bwami. Ibi birumvikana. Hazabaho inzara. Uyu munsi rero ikintu cy'umwihariko nuko inzara kuva covid yaziye, inzara iriho uno munsi ntabwo ari inzara gusa irangwa mu bihugu byitwa ko bikennye. Inzara iri no mu bihugu byitwa ko ari ibihugu bikize.
ni ukuvuga ngo rero uyu munsi ubushobozi bwo kugura bwo bita pouvoir d'achat bw'umuturage no muri ya bihugu bikize bwaraguye. Iyo bita purchasing power, imbaraga zo kugura bwaraguye, mu buryo rero umuturage ntagishobora guhangana n'ibiciro uno munsi ku masoko. Ibyo rero ntabwo ari umwihariko gusa w'ibihugu bikennye, biri hose no mu bihugu bikize za Amerika, Ufaransa, Ubwongereza, ibihugu bitandukanye baravuga byerekeye inflation, ko ibiciro byarazamutse. Ariko mu bisanzwe muri ekonomi iyo bavuze inflation niba bavuga ko ibiciro byazamutse, baba bavuga ko ifaranga ryataye ubushobozi bwaryo. Bivuga ngo icyo waguraga mbere n'amafaranga 1000 usigaye ukigura amafaranga 2000. Ni ukuvuga ngo nubwo ibyo bintu byaba bihari ariko ubushobozi bwo kubigura bwaragabanutse. Uyu munsi rero ni phenomene cyangwa ni ikintu kiraba mu bihugu bitandukanye, tutitayeho urwego icyo gihugu kiriho, cyaba ari igihugu kikize, cyaba ari igihugu kiri mu nzira y'amajyambere. Ibi ni ibintu ubona hirya no hino. Uyu munsi rero imibare iyo bita statistique baravuga ko 60% y'Abanyamerika mu byerekeye sondage bakoze baravuga ko ubukungu bwabo butifashe neza. Murumva ko ari umubare utari muto. Ni ukuvuga ngo nabo barabona ko ubushobozi bwo kugura bwaragabanutse, ntagiye kuvuga n'ibindi bihugu byitwa ko bikize. Uretse ushobora kuvuga yuko turi muri iri jambo ry'ibimenyetso y'ibihe. Hanyuma bamwe bashobora kuvuga no kubera intambara ya Ukraine. Ibisobanuro mu buryo bwa kimuntu bishobora kuba byinshi, ariko ndiho ndakubwira ko ibimenyetso by'umwami Yesu Kristo yatanze bisubiza bya bibazo bibiri, ngo ibyo bizabaho ryari ugaruka kwawe n'imperuka y'isi. Uyu munsi turi muri iyo context y'ibimenyetso bitwereka ko turi muri bya bimenyetso koko Yesu Kristo yatanze. Tutakwiye kubifata nk'ibintu bisanzwe byabaye no mu bindi bihe no mu bindi binyejana. Hanyuma ngo hazabaho n'ibishitsi hamwe na hamwe. Ntabwo yavuze ibishitsi hose, yavuze hamwe na hamwe. Ni gute rero uyu munsi kiriya gishitsi, uriya mutingito wakubise Turkiya, igice kimwe cya Turkiya ugakubita na Syria, twawufata muri urwego rw'ibimenyetso by'ibihe nubwo habayeho n'indi mitingito mbere? Ni ukubera ko uyu mutingito abashakashatsi impuguke ziravuga ibikurikira. Nibyo nshaka kugira ngo mwumve. Impuguke ziravuga ibi bikurikira. Abitwa aba seismologue nibo impuguke zijyanye n'imitingito. Baravuga aya magambo ngo kubera yuko umutingito wa mbere wari ufite imbaraga za 7.8 ku gipimo cya Richter, cyo gipimo gipima imitingito, ukaba warakubise, hanyuma mu kanya gato hagahita hakubita uwa kabiri. Dore ko bavuga deux séismes majeurs à quelques heures d'intervalle. Ngo imitingito ibiri mu kanya gato, ngo ibyo ntago bisanzwe. Bavuga ati si la fragilité du bâtiment représente un facteur primordial dans cette catastrophe, nimba imyubakire ya miturirwa n'amazu ya hariya yo mitingito yakubise muri Turkiya no muri Syria, nko muri Alep. Turkiya ariho icyo ndaza kuvuga hano, umugi witwa wa Antiochia ndaza kuvugaho, numwe mu migi yakubiswe n'umutingito mu buryo bukomeye. Baravuga ngo nimba ikibazo cyaba ku mazu wenda atubahirijwe ibisabwa ahantu hakunda ko mitingito, baravuga ngo l'enchaînement des événements en un second, kuba iyo mitingito yakurikiranye vuba. Umviriza, car si un séisme de magnitude supérieure à 7 était tout à fait envisageable sur cette faille accumulant de la contrainte depuis plusieurs centaines d'années, en avoir un second à quelques heures d'intervalle est pour le moins inhabituel.
ngo ibyabaye hariya ngo ntibisanzwe biba, aho umutingito umwe ukubita mu masaha make gusa undi ugakubita. Mu bisanzwe ngo umutingito iyo ukubise, iyo igishitsi kije mu nyuma hashobora kuboneka ibyo bita de réplique, ni ukuvuga ngo kubera imbaraga z'umutingito hashobora kuza n'ibisigisigi by'uwo mutingito, nabyo bishobora kuza ariko atari umutingito, ni bita les répliques. Uwamaze kuba ama réplique arenze 400, ngo ariko ibyo abanyamakuru bita réplique ntabwo ari réplique, habaye umutingito ibiri kurikirana, kandi ibyo aba bavuga ko ntibisanzwe bibaho, aba sismologue. Hanyuma umviriza, réplique n'amasecousse aba iyo umutingito urangije kuba. Hanyuma baravuga ngo or quelques heures après le séisme majeur de magnitude 7,8, umutingito wa mbere 7.8 ku gipimo cya Richter mu gitondo cyo kuwa mbere, un second tremblement de terre de magnitude juste inférieure 7,5 7.5 s'est produit à une centaine de kilomètres. Umutingito wahise ukubita mu masaha make, umutingito wa kabiri amasaha make ngo ku birometero hafi 100, souvent considéré dans les médias comme une réplique du premier événement. Cette seconde secousse est cependant située sur une autre faille. Nous ni kindi gicho, kuko hari unité de plaques tectoniques. Donc ici iyi duhagazeho duhagaze ku yitwa les plaques tectoniques, kuko mu nda y'isi hari miriro ikomeye mu buryo haba harimo ibintu bimeze nk'amazi bitoza magma. Rero igice gikomeye cy'isi ari bita les plaques tectoniques. Hari gihe imyaka n'imyaka runaka bigenda bivaho byari biri bigana handi. Rero arigero bigongana, noneho hagasaduka, rero hamara gucikamo umwenge, noneho izo mbaraga zo kugongana zigatuma rero habaho imitingito. Hano rero byo ndababwira ko ibi mukiye kubimenya neza. Aravuga ngo cette seconde secousse est cependant située à une autre faille. Il doit donc être considéré comme un nouveau séisme. Uvuga ngo ni imitingito ibiri yabe hakanyuramo hagati amasaha make. Rero izi muguke ziravuga ko ibyo ntabwo bisanzwe biba. Turi muri Matayo 24, turi mu bimenyetso by'ibihe byerekana Yesu yatanze, byerekana yuko azaba ari ku rugi ari hafi kugaruka. Mbere ko nza kuvuga ku byerekeye ibimenyetso by'imperuka, ko nabyo benshi barabyitiranya, ariko nashaka kuvuga rero ku byerekeye uriya mutingito. Uriya mutingito mu migi yakozweho hari umugi witwa Antiokia, ariko amashusho yafashwe n'ibyugajuru biravuga ko ari imigi, baravuga ngo des villes entièrement rayées de la carte. Hari imigi ubu n'umuyonga ntushobora kuyibona. Muri iyo migi rero hariho umugi wa Antiokia, niyo nshaka kuvugaho. Umugi wa Antiokia nawe wakozweho no mutingito. Ona yabaye mutingito, abantu barabaza ngo ese hasenyutse amazu angana gute? Aho ikibazo kibazwa ubu, ese ni ihe nzu yasigaye ihagaze, kubera ko uwo mugi wakuweho. None uya Antiokia uwo mugi nuwuhe? Amateka y'uwo mugi na yahe? Antiokia iri mu majyepfo ya Turkiya hafi ya Syria. Uyu mugi rero wa Antiokia ni wa mugi uvugwa muri Bibiliya. Iyo usomye mu Byakozwe 11 were ku murongo wa 9 baratubwira umugi wa Antiokia nuko abatatanijwe n'akarengane katewe n'ibya Stefano bagera i Foinike ni Kupuro no muri Antiokia. Ari nta wundi babwira ijambo keretse abayuda bonyine. Uyu mugi wa Antiokia ni wo mugi mu migi yakubiswe niwo mutingito wabaye kuwa mbere
nk'uko ibinyamakuru biriho birayivuga ku isi yose, kubera ibihugu byinshi byatanze umusada, imfashanyo y'abantu bafite b'inzobere mu kurokora abantu mu mitingito. Ibihugu byinshi byatanze abantu n'imfashanyo kubera ko byanabaye mu gihe kibi cy'ubukonje. Rero ibihugu byinshi byatabaye. Rero ikintu ukwiye kumenya kubyerekeye Antiokia ubu yitwaga Antakia, ariko ijambo ryayo nyakuri ni Antiokia, ariko mu Giturukiya bayita Antakia. Ni wa mugi rero uvugwa muri Bibiliya, uvuga ngo amaze kuba itotezwa i Yerusalemu y'Abakristo, itoro rya Kristo rimaze kuvuga ku munsi wa Pentecote, iyo umwuka yaramanukaga, abantu benshi bagakizwa. Noneho idini ry'Abayuda rihagurutsa kurwanya icyo bitaga secte icyo gihe. Hanyuma Abakristo batangira gutotezwa. Uwitwaga Stefano baramwicisha amabuye. Mu bantu bishe Stefano hariho n'umusore ukiri muto yitwaga Sauli, nawe yari kumwe nabo. Hanyuma Abakristo baratatana, barahunga, bava i Yerusalemu, barahunga. Bamwe bava ni Yudaya, barakomeza barahunga. Benshi rero barahunze mu bice bitandukanye by'isi icyo gihe. Hanyuma hari benshi nabo bahungiye Antiokia. Umva ko Antiokia uno munsi iri mu majyepfo ya Turkiya. Rero nituyitiranye n'izindi Antiokia zivugwa, kuko hari indi Antiokia ivugwa ya Pisidia, ariko iyi Antiokia iravugwa hano ariyo yitwa Antakia uno munsi. Iyo Antiokia rero yakozweho n'umutingito wabaye, kandi iyo Antiokia umutingito wabaye itariki 6 z'uku kwezi, hari kuwa mbere kwezi kwa kabiri 2023. Iyo Antiokia rero habaye ikintu gikomeye kitureba twebwe Abakristo. Ni muri uwo mugi wa Antiokia twiswe ubwa mbere izina ry'Abakristo. Nibyo dusoma hano mu gice 11 ibyakozwe n'intumwa, tangire ku murongo wa 19. Nuko abatatanijwe n'akarengane katewe n'ibya Stefano Bagerifuyonike ni Kupuro no muri Antiokia, ari nta wundi babwira ijambo keretse Abayuda bonyine, ariko bamwe muri bo bikupuro ni kigwa cya Chypre muri Mediterane, n'abikurene bageze muri Antiokia bavugana n'Abagiriki, nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Ukuboko k'umwami kuba kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukira umwami Yesu. Iyo nkuru irumvikana igera mu matwi y'itoro ry'i Yerusalemu, batuma Barunaba muri Antiokia, kuko intumwa ntago zahunze muri iyo tetezwa. Intumwa zagumiye Yerusalemu, ariko abandi barahunze. Turabona nka nkuru yari umudiyakoni mu badiyakoni ba mbere 7 witwa Filipo yaje kumuvuga butumwa, turamumva ari ku murongo w'8. Nawe yari yahunze agera Samaria ahavuga ubutumwa. Hanyuma hano rero urumva ko nabandi barakomeje bagarane muri Antiokia. Hanyuma rero ntumwe zimaze kubyumva ku murongo wa 23, batuma Barunaba muri Antiokia aje kureba aho bantu bakira ubutumwa bwiza. Asoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa, abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima yanyu, kuko Barunaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera no kwizera. Abantu benshi bongerwa umwami Yesu. Bukeye avayo ajya i Taruso gushaka Sauli, wa wundi yari kumwe n'abicaga Stefano. Amubonye amujyana muri Antiokia, kuko Sauli yari amaze guhura n'umwami Yesu, yari mu nzira ajya gutoteza Abakristo bahungiye muri Syria i Damasco. Hanyuma rero mu nyuma Abakristo banga kwemera ko nawe yakijijwe, yahindukira umwami Yesu, atakiri umufarisayo ubahiga. Hanyuma amaze kubona yuko atakiriwe mu muryango w'abizera Kristo, ahita yisubirira iwabo i Taruso, kuko abafarisayo baramuhigaga bamwica. Barunaba rero Imana iramukoresha, amaze kubona umurimo ko ari umurimo mugari hari Antiokia, ahita ajya gushaka rero Sauli iwabo ahantu yitwa i Taruso, umugi wa Taruso. Hanyuma amubonye, hano batubwira ngo amubonye amujyana muri Antiokia. Bamarayo umwaka wose baterana n'abitorero,
bigisha abantu benshi, kandi muri Antiokiya niho abigishwa batangiye kwitwa abakristo. Uyu mugi rero wakubiswe n'umutingito, mu migi yakubiswe n'umutingito muri Turkiya no muri Syria. Muri Syria harimo umugi witwa Alep, nabo barawuzi kubera ya mirwano imaze igihe, nawo wakubiswe n'umutingito. Muri Turkiya imigi yakubiswe n'umutingito harimo Antiokiya, ariyo ivugwa hano muri Bibiliya ngo niho izina ryacu twebwe abizera Kristo twitwa abakristo niho ryavuye. Nuwo mugi wakubiswe n'umutingito ukaba usa nawo wahanaguye ku ikarita. Uwo mugi niwo abakristo, abigishwa ba Yesu, abizeye Yesu bahawe izina ry'abakristo. Barihabwa n'abantu batarizera Yesu, abapagani baraho muri uwo mugi, babonye ukuntu abo bantu bavuga Yesu, bakorera Yesu, ingeso zabo mbese bakarangwa n'ibijyaranze Yesu Kristo. Ibyo rero byatumye isi yo muri Antiokiya ibita ko ari abakristo. Ibimenye rero, ariko ntabwo amateka y'ubukristo bwa Antiokiya cyangwa amateka y'Imana y'ubutumwa bwiza y'Imana agarukiye gusa ko aho niho twakuye izina ry'ubukristo. Oya, hari ibindi. Hariya ku murongo ibice 13 umve ibindi byabaye Antiokiya binatureba uyu munsi. Mu itorero ryo muri Antiokiya hariho abahanuzi n'abigishwa, aribo Baronaba na Simoni witwaga Negeru, na Lukoyosi w'umunyakurene, na Manayeni wareranywe n'umwami Herode, hariho na Sawuli. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati, mundobanurire Baronaba na Sawuli bankorera umurimo mbahamagariye gukora. Nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, baherako babarambikaho ibiganza barabohereza. Nuvuga ngo Antiokiya, twasomye hano Aroni yakoze intumwa ibice 13:1-3. Antiokiya niho Imana, Yerusalemu ariho ubukristo bwavukiye ku munsi wa Pentecote, hamaze kubitotezwa ry'abakristo, kwizera Kristo kukagwanwa, abakristo bagize itorero bagahungira mu bihugu bitandukanye, Yudeya, Samaria, kugeza muri Damasiko muri Syria, no kugera muri Antiokiya no munsi muri Turkiya. Imana yahise ivana icyicaro cy'ubutumwa bwiza i Yerusalemu, Imana ikimurira Antiokiya. Ibyo bita base missionnaire. Kandi tukoresheje imvugo ya kino gihe, headquarters z'Imana ziva Yerusalemu zimukira muri Antiokiya. Kubera iki? Cyangwa tuvuge mu yindi mvugo ya gisirikare, etat major y'Imana y'ubutumwa bwiza iva i Yerusalemu imukira Antiokiya. Nuko aho Antiokiya niho havuye strategy y'Umwuka Wera yo gufata imigi ikomeye y'isi kugira ngo ikubite hasi ibigwamana n'ibisengwa byose, noneho umwami Yesu yimikwe mu buzima bw'abantu batuye imigi ikomeye y'isi. Nuvuga ngo Antiokiya niho havuye strategy y'ubutumwa bwiza kugira ngo bugere mu mahanga yose yarazwi icyo gihe. Nuvuga ngo hariya ni Umwuka Wera yahagurukije mission yo gufata isi mu byerekeye uvuga butumwa. Aho rero Antiokiya niho uno munsi havugwa ko ari mu migi yo muri Turkiya yakubiswe n'umutingito, kugeza kuri sandi ndavuga, bavuga ko hamaze kugaragara umubare urenga 11,000, hafi bakabakaba 12,000 bamaze gupfa muri uwo mutingito wabaye kuwa mbere. N'uwa kabiri waje gukurikiraho amasaha make nyuma y'uwa mbere. Kandi imibare iracyakomeza yongera y'abantu bahitanywe n'iyo mitingito, kuko benshi baracyari munsi y'ibitare, munsi y'amabuye, munsi y'ayo mazu yaguye. Nuvuga ngo Antiokiya rero uyu munsi yakozweho n'umutingito, niho twaherewe twebwe abizera Yesu izina ry'ubukristo. Antiokiya niho Imana yahisemo kuba base missionnaire cyangwa headquarters y'umwami,
cyangwa etamajoro y'umwami mu byerekeye ubutumwa bwiza. Niho haturutse rero ivugabutumwa mu rwego rw'amahanga. Mbere ya Antiyokiya ubukristo bwari ubw'abayuda. Hanyuma Imana ko mu mugambi wayo ntabwo ari Imana y'abayuda gusa, ni Imana y'abantu bose. Imana yari yateguye gahunda yayo yo kujyana umucyo wo kwimenya ku isi yose. Muri rya jambo Yesu yabwiye ba Petero intumwa ze muri Yakoze intumwa igice cya mbere ku murongo w'8 ngo muzahabwa ubushobozi umwuka wera n'abazaho, niyo muzaba abagabo bo kumpamya uhereye hano i Yerusalemu aho umwuka wera azabamanukira, noneho mukagera i Yudeya, mwava Yudeya mukagera Samariya. Ure tugeze rero mu bitwa abanyamahanga, nubwo Samariya ari muri Israel ko n'abasamariya abayuda barabanenaga kuko basamariya inkomoko yabo ni muri Ashuri. Hanyuma kuzageza no kumera zisi. Ibyo rero aba Petero ntabwo ubwabo bari kubyumva neza, kuko bari bakiri mu mitekerereze yuko Imana ni yabo, ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Isirayeli, kandi umwami Yesu ni uwabo. Ariko rero Imana imaze kubona yuko bagumye Yerusalemu kandi barahawe strategy y'Imana yo kujyana umucyo kumenya Imana ku isi yose, Imana yemeye ko habitotezwe Yerusalemu kugira ngo babashe rero kugenda bakurikira strategy y'Imana, ya plan y'Imana, bajyana n'ubutumwa kugeza ku mpera y'isi y'icyo gihe. Uko niko bavuye rero Yerusalemu kubera itotezwa, bahungira Yudaya, bahungira twumvise ira Samariya, ba Filipo bavuga ubutumwa, bahungira Antiyokiya n'ahandi. Nuvuga ngo nubwo bari impunzi, ariko mu mugambi w'Imana kwarugira ngo icyo babaye cyo muri Kristo bakimenyekanisha aho bahungiye, bitume Yesu rero yamamazwa, abantu bakamwizera. Uko biravuga ngo bazizera bate hatabaye ubwiriza, bazabwirizwa bate hatabaye abatumwa. Iyo niyo nzira Imana yakoresheje kugira ngo ubutumwa bwiza bugere mu mahanga. None ashaka kugaruka kuri iki kintu rero yuko rero iri Antiyokiya yakubiswe n'umutingito kuwa mbere itariki 6 z'ukwezi kwa 2023, hamwe n'indi migi yo muri Turkiya ndetse no muri Syria, kuko Antiyokiya iyi iri hafi ya Syria, y'umupaka wa Syria, hari metro runaka binyuzemo hagati. Aho niho rero twebwe abakristo twahawe izina ry'abakristo, mbere bitwaga abigishwa gusa. Hanyuma ikindi nacyo niho Imana yo mu ijuru yahisemo kwimurira icyicaro cyayo kugira ngo ubutumwa ukwire mu mahanga, bureke kwitwa ubw'abayuda, ahubwo ni ubutumwa bw'Imana ku mahanga yose. Kuko Yesu yavuze ngo ubutumwa buzavugwa mu mahanga yose. Nje rero kuri iki kibazo rero ari jambo abantu benshi, na niho ndi burangirize, abantu benshi bajya bibeshyaho kuri ibimenyetso by'ibihe. Iyo muri Matayo 24 iyo tugeze ku murongo wa 14 akavuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Abantu benshi uyu munsi iyo bababwiye ibyizamuka ry'itorero ko tukwiye kuba maso, ko umwami Yesu mu mwanya wose ashobora kuzamura itorero, abantu benshi rero kubera kudasobanukirwa bakanigishwa n'abigisha nabo badasobanukiwe, baravuga ngo kuzamuka kw'itorero ntabwo kuragera, ngo kuko ngo ubutumwa bwiza ngo bw'ubwami ntabwo burigishwa ku isi yose kugira ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose kugira ngo imperuka ize. Nuvuga ngo ikintu batazi niki, ntabwo twebwe abakristo twavutse ubwa kabiri, twebwe twizera Yesu, ntabwo twebwe dutegereje imperuka. Imperuka y'isi ariko cya kibazo cya gatatu cya Petero, ntabwo twebwe itureba twebwe, kubera ko izamuka ry'itorero ntaho rihuriye n'imperuka y'isi. Itorero rikwiye kwitegura umwanya wose, kubera ko umurongo wa 14 aho wawushira mbere ko nyumvugaho, nuko abantu cyo kumenya ngo Bibiliya ivuze ubuhanuzi, ntabwo Bibiliya ibupanga mu buryo bwa chronology. Icyo ni cyo abantu batazi. Umwuka rero ntabwo akurikira chronology. Chronology ni ukuvuga ngo harabanza iki, hakuriki. Ndavuga kubyerekeye izo detaye
z'ubuhanuzi. Ari ibintu by'ingenzi kimwe kizakurikira n'ikindi, ibyo byo birazwi muri Bibiliya, ariko hari izindi detaye ntabwo zikurikira chronology. Ariko umwuka wera niwe atubwira ati iki kizaba hano, ikindi kizaba hariya. Icyo ushaka kuvuga hano rero, itorero rimaze kuzamuka, ikimenyetso gusa Yesu yabwiye itorero ngo nk'uko byari biri mu gihe cya Nowa no mu gihe cya Loti niko bizaba. Abantu bazaba barya, banywa, bashingirwa mu buzima busanzwe, ngo maze babiri bazaba bari mu buriri umwe azajyanwa undi asigare. Babiri bazaba bari mu murima umwe azajyanwa undi asigare. Babiri bazaba abagore bazaba barasakuruza umwe azajyanwa undi asigare. Nuvuga ngo Yesu aravuga ngo izamuka ry'itorero ryo ntabwo tukwiye kurebera kuri ibi n'ibi. Ibimenyetso rero turabona uyu munsi yavuze hariya, intambara, impuha z'intambara, imitingito ariyo bishitsi, inzara n'ibindi byose, ibyo ni ibimenyetso byo kwerekana ko kugaruka kwa Yesu Kristo kw'imingoma ye mu buryo bugaragarira amaso yose y'abantu kuri hafi. Ntabwo ari izamuka ry'itorero rizaba mbere. Rero iyi ububyutse bavuga, ibyo nicyo bitwaza ngo hari ububyutse ngo butegerejwe, ngo niyo yamvura rero izaheruka. Ari bita la pluie de la première saison, ngo ni cya gihe umukara yamanukaga. Nibyo kuko umukara iganwa niyo mvura, ngo la pluie de la réelle saison, imvura iheruka ngo niyo bategereje, ngo nibwo bubyutse bukwiye kuba. Nashaka kubabwira rero aho bakwiye gushira iri jambo ry'Amata 24:14. Nyuma y'izamuka ry'itorero, Antikristo azahita afata isi yose afashijwe n'umuhanuzi w'ibinyoma. We azaba ari umuyuda wo mu muryango wa Dani. Antikristo ingoma ye Imana yayigeneye imyaka 7. Imyaka 3 n'igice ya mbere azashuka isi, azana amahoro, ariko amahoro atari amahoro arambye y'Imana. Mu gihe cya Roma mbere bavuga ko isi y'icyo gihe Roma yari maze kwigarura ibihugu byose, yempoje ibyo bita Pax Romana. Pax Romana ni amahoro azanywe ku gahato, ku ngufu, kubera ko Roma yategekanisha icyo bita inkoni y'icuma. Hanyuma uyu munsi isi yari imaze imyaka muri kinyejana cya 20 mu byo bita Pax Americana. Nuvuga ngo amahoro ategekwa na Amerika, kubera ko igihugu runaka iyo kitumviye amahame ibihugu by'Iburengerazuba baragitegeka ngo mukwiye gushyiraho ubuyobozi bumeze gutya na gutya. Babyita rero ko twari tumaze igihe turi muri Pax Americana. Pax mu kilatini na mahoro, twari mu mahoro y'igitugu cya Amerika. Hanyuma rero Antikristo nawe azazana Pax ye, azazana mahoro ye. Kandi Paulo aravuga ngo igihe bazavuga ngo na mahoro ngo nta byago, niho kurimbuka kuzabazaho itumo. Vuga ngo na mahoro ya Antikristo. Antikristo rero imyaka 3 n'igice ya mbere isi azayishuka yizera amahoro ye, anibagize ibyabaye ibura by'abakristo ukuri muri isi, ko umwami azaba yajyanye itorero rye. Hanyuma imyaka 5 n'igice nigera hagati, Antikristo azagaragara mu ishusho ye by'ukuri ko ari igikoresho cya Satani hamwe n'uriya muhanuzi w'ibinyoma. Noneho imyaka 3 n'igice izakurikira imyaka 3 n'igice ya mbere, bivuga ngo ingoma Antikristo imyaka 7, Imana yayigabanije mu bice bibiri, imyaka 3 n'igice ya mbere, imyaka 3 n'igice yo hanyuma. Imyaka 3 n'igice yo hanyuma Imana izagarura Mose na Eliya hariya muri Israeli bakore umurimo wabo nkuko Yohana Umubatiza yateguye, yabaye integuza ya Mesiya, agateguza ubwoko bwa Israeli ngo bwakire Mesiya. Uko niko Imana izagarura Mose na Eliya, biri mu byarishwe Yohana igice 11. Aho niho rero Mose na Eliya bazavuga ubutumwa buteguza ubwoko bwa Israeli yuko Mesiya wabo ukuri ari mu nzira. Bazakora umurimo Eliya yakoze mu gihe yarwanyaga Ahabu n'ibigwamana
byari byashizwe muri Israeli, Imana izima bakayimura. Hanyuma Eliya ku musozi Karumeli, igihe yamaraga umuriro, Imana ikamanura umuriro ku gicaniro cya Eliya, Israeli yose igahita igaruka ku iteka. Eliya yagaruye imitima y'ubwoko bw'Imana ku Mana yabo. Na Mose na Eliya nibagaruka bazakora umurimo wo kugarura imitima y'Abisirayeli izaba yahugiye mu binyoma bya Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma, ko bazaba bamaze kwakira Mesiya w'ibinyoma. None bakora umurimo wo kugira ngo bateguze abo basigaye kugira ngo bamenye ko Mesiya ukuri ari mu nzira. Icyo gihe rero muri iyo ministeri ya Mose na Eliya, niyo mahanga hose rero naho hazaba hariho rero ububyutse, kuko abantu benshi bazivumbura kuri Antikristo. Noneho niba mara kwivumbura kuri Antikristo, vuga ngo n'abantu icyo gihe bazamenya kuri ya Yesu babwiwaga ko ari Mesiya by'ukuri, ko ari umukiza w'isi. Ububyutse buzaturuka muri Israeli, buzafata n'isi yose. Na nibyo dusoma hariya mu byahishe Yohana ibice 14 ku murongo wa 12, haravuga aya magambo: aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Kristo. Mu Gifaransa ngo c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Hanyuma bango numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Hano ni muri cyo gihe rero aho Antikristo ari aratoteza abantu bose bamwigometseho, akoresha imbaraga zose afite icyo gihe kugira ngo abatemera itegeko ry'icyo gihe, abatemera ibya Antikristo noneho bicwe. Haba muri Israeli hazaba hariho Mose na Eliya, mu mahanga naho hazaba hariho ububyutse, abantu bakamenya ko noneho ibintu twumvaga kera nitubyiteho, cyangwa abantu bari mu idini gusa ya Gikristo ariko batazi ukuri, atari uko banze ukuri, nuko abayobozi babo ntago ukuri bababwiye. Icyo gira abantu rero bazahindukira Yesu ari benshi mu mahanga, no muri Israeli bazagaruka ku mategeko y'Imana. Batubwiye hano ngo kwihangana ngo kw'abantu bakurikira amategeko y'Imana ngo n'ukwizera kwa Kristo. Nuvuga ngo hazaba ariho mu Bayuda bagaruke ku mategeko y'Imana by'ukuri, hanyuma no mu mahanga abantu bizere Yesu Kristo. Ibi rero nibyo bita ububyutse buzaba nyuma y'izamuka ry'itorero mu gice cya kabiri cy'ingoma ya Antikristo. Abantu benshi rero barayoba, baravuga ngo izamuka ry'itorero ntago riraba, ngo kubera ko bwa bubyutse bukomeye ariyo yamvura yo hanyuma ngo ntabwo iraba, ngo bo ntago bitega izamuka ry'itorero, aho ngo biteze ububyutse buzabanza kuza. Ntago bazi rero aho bashira muri karandire y'Imana ubwo bubyutse. Nashaka kukubwira rero ububyutse ntabwo ari gukwiye kwitega wowe urutwe mu Kristo. Ukwiye kwitega izamuka ry'itorero, ukwiye kuba mu nkumi 5 z'ubwenge zifite amatabaza yaka n'amavuta, kubera yuko ibyo utegereza wowe ntabwo ari ibyacu, nibizaba nyuma y'izamuka ry'itorero. Ibyo rero abantu benshi ntabyo bazi, ngo bategereze ngo the great revival, ngo reveil ikomeye izaba ku isi, ngo nibo bazabona yuko ngo Yesu ari hafi kugaruka. Ntibazi rero gutandukanya ugaruka kwa Yesu Kristo mu buryo bubiri. Yesu azabanza aze nk'uko umujura aza mu ijoro ntawumubona, azatwara abe. Hanyuma nyuma y'imyaka 7 y'ingoma Antikristo kuri isi, Yesu azagarukana n'abera bose. Soma Zakariya 14 uraza kubyumva. Azagarukana n'abera bose guhagarika intambara ya Magedoni izabera cy'ibintu ku isi, cyane cyane hari muri Israeli. Hanyuma yime ingoma ye amaze guhagarika intambara y'isi yose yitwa intambara ya Magedoni. Wowe rero umukristo rero ukuri, uriteze rero wowe Armagedoni? Uriteze ugaruka kwa Yesu Kristo mu buryo bugaragarira amaso yose, cyangwa uriteze umukwe aje gufata umugeni we mu buryo isi itazabibona, itazanabimenya, bibo biraba ko bizaba mu kanya ko guhumbya, ahubwo isi izaba devant un fait accompli. Isi izabona fact yuko hari abantu bitwa ba Kristo babuze muri isi. Ariko isi ntabwo izabona ngo byabaye gute, byabaye ryari.
kuko natwe turiho turategereza kugaruka kwe kugira ngo atware itorero. Ntabwo tuzi bizaba gute, kubera yuko bizaba mu kanya ko guhumbya. Ntabwo ari ikintu kizaba mu isegonda imwe, ni mu gihe kiri munsi y'isegonda rwose. Ni muri cya gihe abafizisien bo bakoresha bitari ibihe byacu, bo bashobora kugenda no mu isegonde, kumanuka munsi ya segonde amazero 38, iyo bita 10 puissance moins 34 secondes. Hari bita le temps de Planck. Hari ibihe bakoresha bari muri physique bitari ibi byacu twebwe, kubera ko twebwe turi mu isi itari umuvuduko cyane, kuko hari ibihe tuvuge umuvuduko w'umucyo ibirometero 300 ku isegonda, umva twebwe turi kure cyane. Niyo mpamvu ibintu byacu dushobora kubibara mu buryo ubwenge bwacu bwumvikana, ariko ibintu bizaba mu gihe kizamuka ry'itorero ni muri nka bya bihe abascientifique bakoresha muri physique. Uvuga ngo ntabwo ari segonda imwe, ni munsi cyane ya segonde. Hanyuma rero Bibiliya rero mu mvugo yayo kugira ngo tubyumve ngo ni umukanya ko guhumbya, ngo ni itorero rizisanga riri imbere y'umwami wacu Yesu Kristo. We gutegereza rero ububyutse, kuko ubwo bubyutse buzaba ku isi yose nibwo mu gihe cy'inyuma y'izamuka ry'itorero. Yesu abumugisha, mumenye ko ibyago byabaye muri Antiokia, hariya muri Syria, ariyo yitwa Antakia mu Giturukiya, ariyo Antiokia ivugana muri Bibiliya mu gice cya 11 no mu gice cya 13, niho twaba Kristo twahawe izina ry'ubukristo, na niho umwuka wera mu kinyejana cya mbere yashinze icyicaro cy'ubutumwa bwiza kugira ngo bugere mu mahanga yose. Rero ni umugi rero mu mateka yacu ufite akamaro gakomeye, ni umugi ufite ibisobanuro bikomeye cyane mu myizerere yacu twebwe abakristo, na niho habaye ibyo byago. Ariko sinarangiza mbabwira ngo ntabwo warukira umugi wiganjemo ubukristo, iyo byari byararangiye. Wari umugi wiganjemo ubupagani bwinshi n'abaheza nguni benshi, intagondwa nyinshi mu byekeye ibidini n'ibyaha bitandukanye mu buryo bw'umwuka. Ntabwo warukiri wa mugi uvugwa hano muri Bibiliya, igihe ubukristo bwiganje muri uwo mugi kugeza aho Yesu Kristo ahagira icyicaro cye hamaze kubitotezwa i Yerusalemu. Wari umugi usanzwe urimo ibyaha nk'uko indi migi y'isi irimo ibyaha byinshi, ariko gusa mu mateka ni umugi mu ijuru bazi kubera izo mpamvu navuze. Rero twitegure umwanya wose umwami Yesu ashobora gutwara umugeni we, twebwe ntabwo dutegereje. Matayo 24:14. Yesu abamugisha.